Iyi filime urimo kureba bita 365 Days. Ni imwe muri filimi zuzuyemo scene za sexy kandi zigaragara nk'iza nyazo. Sinema yo mu bihugu by'Uburayi yaradusize ku rwego udashobora kwiyumvisha, ku buryo bakina scene za sexy ukabona ni iza nyazo koko. Ikintu gitangaje barimo gukora iyi filimi ntabwo bigeze bakora ziriya scene za sexy, ugiye kumva uburyo bano bagabo ari abahanga ku rwego ruri hejuru. Iri ifite abakinnyi babiri b'ingenzi, harimo Michelle Maloney ukinamo nka Don Massimo, n'uyu mukobwa Anna Maria ukinamo nka Laura Ben. Bajya gukina iyi filimi bari babizi ko bagiye gukina filimi iri mu bwoko bwa erotic, ko hari kuba harimo scene nyinshi za sex. Izi kampani ziba zigiye gukinisha zino filime zirimo scene nyinshi za sex ziba zibizi ko zishobora kubigiramo ingaruka. Iyi ni niyo mpamvu bafata abantu bakinnyi bakajya kubakinisha kontara kugira ngo hatazagira ikibazo bajya kubarega nyuma. Muri iyi kontara umukinnyi aba agomba gusinya yemera ko agiye gukina zino scene kandi akavuga urwego badashobora kumurengeraho. Bajya gutangira gushutinga zino scene za sex muri iyi filimi bazana aba sex coordinator. Aba ni abantu baba baragiye mu mashuri kwiga ku buryo zino scene zikorwa neza kandi nta mukinnyi n'umwe ubisebeyemo. Nimba wumvishe neza kano kantu uhise wumva uburyo sinema y'Abanyamerika yadusize, ku buryo bafite n'amashuri ashobora kwigisha uburyo zino scene zikorwa neza. Aba sex coordinator iyo baje kuri zino set bazana n'utwenda duto abakinnyi baraza kuba bambaye. Iyi kora wumve cyane ibisa neza nk'uruhu rw'umuntu, mfata ibyo ntabwo bihagije n'igihe bayisiga makeup kugira ngo ibisa neza. Muri iyi contract iyo abakinnyi bavuze ko badashaka ko imibiri yabo izakoranaho, bahita bambikwa zino kora zisa neza nk'uruhu kugira ngo bigende neza, banirinda ko bano bakinnyi bazatanga ibirego mu nkiko. Baba sex coordinator, imyenda ya modest patches, fresh color na barriers between bodies. Iyi barrier ni between bodies ni akenda gasa neza gafite santimetero 40. Muratwihangana ntabwo turimo gushyiramo amafoto y'utwo tuntu kugira ngo twirinde kuvera amategeko ya YouTube, ariko turabisobanura ubyumve neza. Iyo bagiye gushutinga ziriya scene za sexy bagashyira hagati y'umuhungu n'umukobwa, wibuke neza ko baba banambaye kora kugira ngo abakinnyi banisanzure bagaragaze amarangamutima yabo neza. Iyo bagiye gukina ziriya scene haba hari abantu bakeya b'ingenzi. Akenshi iyo bagiye gukina zino scene za sexy kuri iyo scene haba hari abantu bane, aribo director, umu-DOP, sound engineer kugira ngo bizamworohe gushyiramo sound muri iyo scene, na wa sex coordinator kugira ngo abwire abakinnyi neza uburyo bari buze kwitwara. Ikiba gisigaye no gusutinga izo scene zabo, ariko uraza tract bagenda bakoresha kugira ngo scene uzabona ari iza nyazo koko. Iyo bagiye gutangira gushutinga zino scene, wa sex coordinator abwira umukinnyi uburyo agiye kwitwara n'ahantu ari buze gukora mu gihe runaka. Ubwo wa mu-DOP we ufite kamera aba yifatiye kuri angle nziza ku buryo itaza kumanuka igaragaza ko ibice by'ibanga babihishe bifashishije kola. Nureba neza zino scene zabo uzabona ko baba bafashe igice cy'umuntu bakizuminze bagafata udushoti dutonya hejuru no hasi. Nujya ubona umuntu bamufashe ku gice cyiwe cy'inyuma ujye uvuga ko muri contract yiwe ko nta kibazo bimutwaye. Iyo umukinnyi yavuze ko gufata kino gice cy'inyuma cyiwe nta kintu bimutwaye, abafashije bano ba producer dore ko mu gukora scene zabo neza ziri wide. Scene iri wide ni scene igaragaza umuntu wese, bahita bifashisha uwo muntu babloka view y'uri gukina, scene zabo zikazaba zigaragara nk'iza nyazo koko. Ibi byose sound cyangwa edit bari bashyiramo nabyo biri mu bindi bintu bituma scene zabo zigaragara nk'iza nyazo koko. Ibi byose tumaze kuvugira aha, uyu Michelle na Anna babiciyemo dore ko nta sex bigeze bakorera kuri scene. Ikintu ushobora kumenya, sinema nini ngari ku rwego ruri hejuru, ubu ntabwo ari bwo buryo bwonyine bukoreshwa, gusa ubu nibwo buryo buri popular bukoreshwa cyane. Mbere yuko dukomeza, reba ko dukande subscribe ukashyira n'igitekerezo muri comment, ukanasharinga ino video ikagera ku bandi. Ifilimi urimo kureba ni 50 Shades of Grey, yasohotse mu 2015. Nimba utari wayireba ukaba ukunda filime z'urukundo, nta kintu wari wareba. Kugira ngo wumve uburyo iyi filime yakunzwe ku rwego rudasanzwe, yinjije akayabo ka $570,000 zose z'amadolari. Ibi ntabwo ari ibintu bisanzwe kuri filime yo mu bwoko bwa romantic. Bajya kuyikinira ko bifite abakinnyi babiri b'ingenzi, ariwe Dakota Johnson na Jamie Dornan. Yuko batangira gufata amashusho y'iyi filime barabanje barabahuza kugira ngo babwirane ibice by'ibanga batazakoranaho mu ishutinga ry'iyi filime, ko nayo yari irimo scene nyinshi za sex. Mu gusinya contract bari abakinnyi bari bahawe bemeye scene zo gukina zo gusomana ko bazazikina bya nyabyo. Hanyuma ziriya scene za sex zo ntabwo bigize bazikina kuko muri contract bari barabyanze. Ibi byageze kure muri contract y'aba bantu ko ari babiri, bavuga ibice by'umubiri buri muntu batazakoranaho. Tricks eshatu bagiye bakoresha muri iyi filimi kugira ngo ziriya scene za sex uzazubona ari iza nyazo. Tricks yawe ya mbere ni camera tricks, aho camera op wabo aba afatiye kuri kamera kuri angle nziza, ukabona ibice by'umubiri byegeranye ku rwego ruri hejuru. Ntabwo ushobora kumva uburyo bano bantu bafite ikoranabuhanga
kandi bino bintu bakaba bananabyize ku buryo afata kamera agakoresha movement nziza, ku buryo afata kamera akayifatira muri angle nziza, scene ikazaza imeze neza nk'iya nyayo, wowe ukabona ni ibya nyabyo kandi n'imibiri itarigeze ifatana. Gusa ibi bajya kubikora babanje gushyiramo twa tubariyezi kugira ngo imibiri y'aba bantu itaza gufatana. Ya kabiri bakoresheje ni ugushyiramo sound track kugira ngo izarangaze bari abantu baba barimo kureba iyi filime. Witegereza neza uzareba ko 90% muri filimi za scene za sexy bakunda gushyiramo indirimbo inyuma arizo za background. Ziriya sound baba basizemo ni izo kukurangaza, dore ko utu dusene tuba dufite amasegonda makeya ku buryo ubwonko bubona ibintu byinshi mu masegonda makeya. Uko ubwonko bubona ibintu byinshi mu masegonda makeya, ni ngombwa kuba bwakuramo ikosa muri iyo scene. Trick ya gatatu yabereye muri editing, aho bashyiragamo motion fast cut, scene zikazagaragara nk'iza nyazo koko. Iyi filime yagiye kurangira itwaye miliyoni 40 zose z'idolari. Nimba wumvishe yinjije twatangiye tuvuga, urahita mva ko bungutse miliyoni 520 z'idolari. Iyi nyungu ni nyinshi cyane. None se wowe umaze kumva kino kiganiro umva byadufata nk'imyaka ingahe kugira ngo tukore kuri zino scene zose?